waribuye nigenda waribuye amataburise wayangwiribibi wabasana b'ubuzima ari ubyuka tugivuye ari napfumba tabiburaza baca mu gitondo kabwira madamu cyo cyagatima karitswa weye bongwira ndibi bongera nseka bagasengera urugigo hagera konenya mucamu baganga rero abakobwa bakagatira ibyo. Bite wa mugabo? Niwe ndabaza. Amakuru yawe? Ni meza. Witwa nde? Nikabahizi Ildefonse. Ildefonse. Ildefonse rero hano duhuriye mu isoko. Hanyuma icyo kintu ufite bakita gute? Iyi ni ingiri. Ni ingiri. Ni ingiri subwo kimaze. Ndayicuranga. Urayicuranga? Ubwo urabizi kwicuranga neza? Icuranga uko bizi. Icuranga uko bizi. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni wowe wayikoreye ni nawe uyicuranga hanyuma uyicuranga uririmba indirimbo. Izo ndirimbo bazikuye nigizihimbe no zihimbe muri make uri umuhanzi. Aha, mu buzima bisanzwe se mbere y'uko uribuze kunyereka ibyo uko uzi kubicuranga n'ibiki ndagira ngo banze wibwira abantu bagukurikiranye ubibwira uwa uriwe neza kugira ngo nidutangira kumva umuziki wawe tube twamaje kugira ute kukumenya. Nitwa Ildefonse. Mama yitwa Ntirugurirwa. Ipayiro rw'abana yarapfuye. None mu busanzwe duhura harankubonamo hariya urimo gucuranga haramwarira soko wambwiye ko ufite ikibazo cy'ubuhumyi. Ese koko waba warabitewe n'iki? Amaso nahomye nagiye kubona mbona nyine amaso nyine hajemo ibihugu. Nuko amaso birasubirana neza. Guhura n'uwo mubyeyi rero ubundi arareba ajya kumvuza. Yagiye kumvuza n'ubundi bashyiramo izindi mboni. Bashyizemo izindi mboni n'ubundi zirongera zirashira. Hanyuma mu busanzwe se mu busanzwe ubwo buhumyi bwawe bwatangiye kuza ryari ungana iki? Imyaka 10 umwaka 11. Hanyuma se wahumye n'ubundi ucuranga cyangwa ibyo byabaye nyuma kugira ngo ndebe nyine ko wabona imibereho? Wize guhanga wiga gucuranga kugira ngo rero ko wabona imibereho. Hanyuma se ubu ngubu niyo ni agiye wambwiye ko yari iningiri? Iningiri. Ikindi nta bindi bikoresho ushobora gukoresha ucuranga? Igihobe nagikoresha. Igihobe? Igihobe ni igiki? Kimwe cy'agacuma. Ubwo ni umuduri? Ni umuduri. Hanyuma se ubwo bishatse kuvuga ngo nawe wabishaka yabibona urimo kubikoresha. Noneho aka kanya rero ikintu tugiye kugusaba no kubanza kutwumvisha niba koko ibyo wavuze ushobora no kubikora. Ufite nk'indirimbo zingahe umaze guhanga? Ufite enye. Enye? Ari wowe none se kutabona uzandika gute? Ndandika se ko ari biza mu mutwe. Nibiza mu mutwe? Ibyo mu mutwe biza. Ukabifata se bigakunda? Murambifata. Ku buryo indirimbo waririmbye wagusubirishamo wakongera kwiririmba? Yongera nkayisubiramo. Bigakunda? Okay, noneho tugiye kugufasha ugiye kudufasha uturirimbire indirimbo imwe unayicuranga. Zindira ruguriri, muruhengeri rw'imurera, we muhari
Mbona kijya mu mucurama mbona mwinjira uvuga ijambo wehorama ugasiga nyamurere karere niyo nduga yose wehorama irabaziga nzigendera nigera kukwegera no kumwegamira ishyamba wehorama ndagukunda mu mujyi wanjye ndagukunda gashiri wanjye weninda mukanashake we muzama miruruba yanjye uramami werere none uramami werere none unenyamuca mu gakobwa rero w'abakobwa bakagacira icyo rero ngo mico myiza yagize aha rero ngo gicuba cyiza ntugacubagari wereka mugore mwiza nawe ntukarangurwe kirazira ukunda kureba ibiganza byangaburi nanjye ejo bundi nzakugaburira aha indirimbo yawe tumaze kuyumva turumva ari nziza hanyuma se uretse iyi ndirimbo hari indi waba ufite hari n'indi ngaho ngero nawe tuyicishije zo turebe Paul Kagame wacu we yarwanye urugamba yararutsinze abasirikare bacu barwanye urugamba abanyarwanda bose barwanye urugamba Paul Kagame wacu yabahaye imihanda babaha amashanyarazi yabahaye girinkawe bakabanda ukabasaza Kagame wacu umubyeyi mwiza barakaramba baragahora n'Imana n'amafaranga dore Jeannette uriya ngo ni umubyeyi mwiza atugira mu mahanga kudushakira ibyiza yazanye buride ngo ni ikigori cyiza dukunda cyane abana baragikunda natwe twese tukagikunda baragahora n'Imana n'amafaranga ngo nyamuca mu gakobwa rero abakobwa bakagacira icyo rero ngo mico myiza yagize aha rero wow. Mu busanzwe nyine watubwiye yuko utabona birumvikana ugerageza no kureba mu mboni y'uyu muntu sinzi nimba murimo kuwareba bigaragara nkaho hariho igihu cyangwa igishishwa kimeze ukuntu ntabwo kubona abona birumvikana mwese mwumvishe impano yiwe mu gucuranga akoresheje iki gikoresho ni ibintu azi kandi yumva neza nawe wabyumvise nubwo uyu muntu rwose mubona atabona ariko birumvikana afite indirimbo yakoze ubu bishatse kuvuga ngo rero ashobora kuba afite ubuhanga budasanzwe bitewe n'uko ahanga atandika urumva ko byose akoresha umutwe we kugira ngo akore ibihangano ni ibidasanzwe rero njyewe ngize amahirwe yo kumubona gutya ndagira ngo buri muntu wese urimo kumureba aha ngaha ufite uko yabigenza yagira uko yabigenza ntukeneye ubufasha ukeneye ubufasha hanyuma ugiriwe amahirwe yo kugira ngo ubone umuntu ugufasha ikintu cya mbere wumva yagufasha yaba ari iki ubwo nyine mfashije kangeza nk'aho ngaho nkajya mu bandi yaba ari byiza ubundi ubwo mba ngiye nashaka nk'udufaranga ndakodesha nta nzu ugira hanyuma se ubuvuzi bw'amaso ntabwo ukeneye ko bagufasha kumfasha mu buvuzi nyine itike iramena njya Bishenyi hariya ku Muganza umuzungu akarebamo ariko mbashaka n'itike iyo mbonye agatike nyine ngerayo ntukabonye nyine randevu birapfa hanyuma intego ufite kuri ubu buhanzi bwawe ni iyi intego ufite mbonye wamfasha rwose yamfasha yagufasha numvise warakoreye perezida wa repubulika indirimbo ni nziza cyane numvise nziza hanyuma ugize amahirwe yo kuba wamusaba ubufasha
urumva ko ashobora kuba yakubona, hari n'abandi bakubona batandukanye. Twagiye tubona abantu bazamuka batandukanye, harimo igisipusupu bagiye bakoresha ibikoresho nk'ibyo ngibyo n'abandi. Ikindi dukeneye ko ibi bikoresho gakondo muri muzika bishobora kuba byasigasirwa ndetse bikaba byakoreshwa nk'uku nguku tugufite aha ngaha. Ni ukuvuga ngo nkeka ko buri muntu wese cyangwa se mu bashinzwe bafite aho bahurira n'umuco, ibi ni ibintu byaba bikenewe kuko amaherezo bizacika niba tutagira. Rero kuba dufite umuntu nk'uyu nguyu ubishoboye kandi ikindi akaba afite n'ibibazo byo kutabona n'iki, nkeka ko ari amahirwe yo kugira ngo tube twagira uko twamufasha buri muntu wese uko ashoboye. So rero ngewe nk'ibisanzwe tuzajya duhura kenshi. Watubwiye ko ufite ibindi bikoresho ushobora gukoresha curanga, ikindi watubwiye ko ufite n'indirimbo nyinshi. Ibyo byose nimba ari nawe uzikorera ubwo uranakomeje guhanga, sibyo? Rero ngaho gira icyo usaba abantu bose bagukurikiye. Abantu saba bankurikiye ni uko mba mbasaba ubufasha kandi basanzwe bafasha, iyo ngeze aha bagenda bafasha ariko n'ubu uwagira icyo afasha yamfasha nyine. Egera ngo bongereho kandi karirimbo karyoshye. Nta kibazo rwose. Mami warere none nyakugira imana n'amafaranga ngufi yaragiye yewe naraye nicaye muri sanwa bamuhunda razwika dodi meza y'imisazi dodi mugore dodi kugira imana musaza wanjye yari munyama yameze ubundi twagiye kuvoma ameze ubundi twagiye gukata n'inyakugira uzamusiga mu byatsi wenyine wasinga ikivugiye mu rutoki mama we yewe nyaruka njya kureba mama we aho abasaza bavuga ibigwi mama we aho abakecuru bazaganda mama we wina ndibuko waribuye imigeni njyana waribuye amataburisi mama we wina ndibuko wabasana b'ubuzi bamuzi ari ubyuka tujye guhinga ari na mfumba tabiburaza bajya mu gitondo kabwira madamu cyagatima karitswa weyewe mumuma ngo ngwino ndibe ngo nyiranzika bagasingira urugiko hagena ngo nenyamuca mu baganga rero abakobwa bakagacira iryo rero ngo mica mizere tujere rero ngo dusezere igihangaje rero ngo tuzagaruka ubutaha rero. Urakoze cyane. Hanyuma ko wambwiye ko utabona, tubwire ukuntu ushyika ngaha ku isoko. Watubwiye ko utabona. Ngafite umuntu uyobora. Umuntu kuyobora? Yaba ari hafi hano? Ari hafi aho ngaho. Nowe n'uyu ngwino bakurebe wowe uba wazanye umuntu hano. Rero nk'uko yatubwiye yuko afite ikibazo cyo kutabona, hari umuntu umufasha kugira ngo arebe ko yashyika ku isoko cyangwa n'ahandi hantu kugira ngo arebe ko hari n'uwamuhereza ijana kugira ngo abone bukeye. Ikindi nyine nk'uko mubona ko afite ibibazo byo kutabona, abana n'ubumuga bwo kutabona, akeneye ubufasha ubu n'ubundi. Rero hano turi kumwe n'umuntu ushobora kuba muzi neza kurushaho kuko ari nawe wamuzanye cyangwa se umufasha kumurandata. Turagira ngo agire ibyo atubwira kuri we kuko wenda ndetse twebwe ntabyo twamenya. Mama, amakuru yawe witwa nde? Vuga cyane. Ni umukobwa Jeannette. Mbabonye rero wari urimo kurandata uyu mupapa. Tuwagira ngo niba hari ubuzima bw'uzi utubwire koko n'ibyo yatubwiye ari byo. Umuzi gute? Ngiye kuntu muzi twahuye nanjye mbihishe nta babyeyi ngira, duhura mbazwe inshuro eshatu, duhura ndi ikimuga nanjye nahinga arasoro, numva
numva mu nda yanjye nanjye mbese iyo nkoze cyane mu nda haba henda gushwanyuka kubera bambaze umutwe wanjye mpura n'abagizi ba nabi nanjye mbana nawe ndi ikimuga barawukubita ariko aza kumbwira ngo tubane ndavuga ati se uyu muntu uko bamukurura n'inkoni ebyiri ubundi twamutwaraga n'inkoni ebyiri abantu bose ni kimwe reka tubane tujya ku murenge turasezerana ari inkoni ubwo sosiyare aravuga ati kuba umwitangiye akaduha na 18 buri kwezi ngo ku murenge bakaduha na 18 kubera uyu muntu bazi n'ubumuga bwacu dufite ubwo akavugamo umwana bakajyana ubwo njya guca inshuro nawe bora naboneza akazi kandi nawe wumva ufite icyo kibazo ubwo uca inshuro bigakunda kweli ni kwa kundi kuba fira mbese nk'iyo hagize ubwo umusaza nahise mujyana ku bitaro bya Bishenyi nsaba abaterankunga bamushyiriramo imboni imwe ya $9 miliyoni ndongera nsaba indi ya $1.5 miliyoni ku muganza abazungu nibo bazitanga hanyuma se ayo mafaranga wayavanye he n'abazungu bahari bagutera inkunga mbese ukabasaba ariko ntayo baguha yo kurya bamusizemo amaso abasa kureba igihe gito birongera birahura ubwo nanjye kubera mpora ncumbitse tukaba tubasaba ubufasha bwo kugira ngo umuntu abone inzu yo kubamo n'amafaranga yo kurya ntayo badafite n'abanyeshuri njyenyine rero nta kintu bashobora birumvikana ariko mu mibereho yanjye gukoresha imbaraga mfite nawe tukavuga acuranga akakaningiri tukabona makeya aha hanyuma iyo urebye iyo wamujyanye iyo mwajyanye nko ku munsi w'isoko mubasha kubona amafaranga angana iki ku buryo wenda hari mwashobora kubaho igihe tubona 500 y'ubugari n'utunyanya abaturage bamuhaye n'agasoya umuntu agapfa kurisha n'abo bana nta kindi muntu ajya abona nta kindi aha ubwo rero muriyumvira ubuzima abantu babiri babayemo uyu mama yagize impuhwe zo kugira ngo arebe ukuntu yafasha uyu mupapa nk'uko batubwiye amazina yabo mwayumvise ariko nawe urumva ko nta kintu afite badashoboye abagwayi bagwaza abandi barwayi twese turi so rero njyewe aka kanya ikintu nabafasha cyangwa se nabakorera ni ubuvugizi nzi ko mu Rwanda hari abantu bagifite imitima ya kimuntu ishobora gufasha nk'uko mwabonye iriya ni impumyi nawe ubwawe yavuze ko yabazwe biranga ubwo ntabwo ashoboye gukora yaba wenda hari se atarafite n'icyo kibazo wenda hari se sinzi byakagombye kuba agira uko abigenza ariko umuntu uwo ari we wese ushobora kugira ubufasha yatanga yashyika turibuze gutanga ufite telefone se nimero yazo mfite gusa ni simukadi mfite se ndabona telefone ndetse hari umuntu ufite se wizeye ushobora kubona twatanga nimero yiwe haramutse hari ugukeneye twabaha iyo ya simukadi kandi itari muri telefone itari ku murongo aha urumva ikibazo ni icyo ngicyo nta na telefone ariko hano ni ku ivuko Empire ndakeka umuntu wese wakenera kugira ubufasha yatanga yaba akeneye kuba yabutanga abirebera n'amaso yiwe twamufasha twamuyobora ikindi habaye ari uwashaka kumushyikaho mu buryo butandukanye yatuvugisha kimwe n'uko yanasura ubuyobozi bw'aho utuye hehe ku Mukunguri ibyo ari byo byose ntabwo uwakenera kugira ubufasha abahereza ubwo ni mu karere ka Ruhango mutuye muri Kamonyi Mukunguri muri kumugina aha bishatse kuvuga ngo ni mu karere ka Kamonyi ibyo ari byo byose uwagira umutima wo gufasha ntabwo bisaba ngo umuntu aba afite byinshi bya mirenge uwabona ubufasha ubwo ari bwo bwose yahereza uyu muryango kugira ngo ubeho igihe runaka cyangwa se ugire icyo ugeraho urumva ko bababwiye ko ntaho kwikinga nimba barakodesha nta mafaranga bafite ni ikibazo ni kwa kundi nyine ko kubura uko bigenda rero nimgira n'amahirwe nzabasura aho muba tuharebe naho uko byifashe ariko n'undi muntu wese wabakenera yababona kuri ubu waca kuri ivuko Empire ukabaza byinshi kimwe n'uko washyika mu buyobozi bw'umurenge wanyu ni uwuhe
ni Mugina. So ntabwo nkuzi neza buriya ndibuze gukurikirana mbimenye ibindi ahasigaye weho turacyari kumwe kenshi nzaza ngusura kuko nk'uko twavuze ko hano ari ku Ivuko Empire ni ibijyanye n'ibintu bitandukanye bivuga ku muco utandukanye ibibera ku Ivuko hirya no hino hari byinshi twagize amahirwe twabonye n'uyu munyempano rero ubarizwa ku Ivuko njyeka ko muzajya mukurikirana ibiganiro byinshi kuri we ndetse no ku bandi batandukanye narangiza mbashimira buri muntu wese wafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro ikindi mama nawe jambo washyitsa kuri abantu baragukurikiye cyangwa badukurikiye warivuga mwajya mudusura mugakurikirana ubuzima bw'uyu muntu kuko mba mbona mbese abana n'ubumenyi nta ntege bafite nyinshi. Rero turabashimiye mwese abari bakurikiye iki kiganiro cyacaga ku Ivuko Empire ndetse n'ahandi handi hose. Ndasaba buri muntu wese ushobora kubona uburyo ki yasharinga iki kiganiro yazagisharinga kugeza ubwo twaba tubonye ubufasha twagenera uyu muryango kuko mu bigaragara ubayeho mu buryo bubi. Mwakoze cyane.